Muraho neza nshuti zanjye, ni ikaze kandi kari kuri YouTube channel Dr Gasangwa Patrick. Nk'uko mwabitwaje rero muri benshi, aka kanya tugiye kubagezaho uruhare rw'umugabo mu gihe umugore we atwite. By'umwihariko tugiye kwereka ibintu umugabo akwiye gukora umugore we utwite. Iyo abikora umugore wawe we n'umwana we baratekana kandi bagakunda cyangwa se bakamukunda kurushaho. Abagabo rero benshi batekereza ko gutwita bireba umugore gusa, ariko siko bimeze. Gutwita ni urugendo rw'abantu babiri, umugore n'umugabo. Iyo umugabo rero ashyigikiye umugore we, umwana uri mu nda akura neza, umugore akagira umutuzo kandi n'urukundo rugakomera cyane hagati yabo. Reka rero tuvuge ibintu 10 byose bikomeye umugabo akwiye gukorera umugore we igihe atwite, bigaragaza ko ari umugabo w'umugabo koko, izi nshingano ze arimo azitaho neza. Rero bagabo mwumva ko iyo umugore atwite muterere iyo ntabwo ari byo, niyo mpamvu iyi video nayibateguriye nk'uko mwabitubajije. Rero wowe mugore uyireba ishobora kuyigusangiza umugabo wawe, ndetse nawe mugabo uyireba usangiza abandi bagabo. Mukande subscription kuri YouTube channel yacu nimba mutarabikora, muri kumwe na Dr Gasangwa Patrick. Ikintu rero cya mbere umugabo agomba gukora umugore we utwite ni iki? Umugabo agomba kumva ko atwite hamwe n'umugore we. Iyo umugore atwite ntabwo ari we wenyine uba utwite. Nta kuntu wicara ngo uvuge ngo ni wowe wabyaye, ni ibyawe, oya. Umugabo akwiye kwinjira muri urwo rugendo nawe. Bivuze kujya kwa muganga kumwe agaherekeza umugore we, kumenya ibyumweru by'inda, gusoma ku ndwara zishobora kumubaho, ndetse no kumufasha mu myiteguro yose. Kandi ntuzajye umubwira amagambo amubabaza nk'uko bamwe babikora, uri kurya cyane, wariye nk'aho ari wowe wenyine utwite. Ibyo bimutera stress kandi bishobora no kugira ingaruka ku mwana. Niba ushaka ko umwana wakura neza, tangira aho uba umugabo ufasha umugore we mu gutwita mu mutuzo, mufatanye urwo rugendo mwese nk'abashaka. Icya kabiri, umugabo agomba kumufasha mu mirimo yo mu rugo. Mezi ya nyuma y'inda umugore aba ananiwe cyane. Kugira ngo rero inda ikure neza, umugabo agomba kumufasha guteka rimwe na rimwe, gukaraba, kufura imyenda n'ibindi n'ibindi. Ibyo byose rero bituma umugore yumva afite umufasha atari umukozi. Ibi byemejwe n'ubushakashatsi bwa Harvard University muri 2023, bwerekana ko abagore bafashwa n'abagabo babo mu gihe batwite bagira stress nke ku kigero cya 60% ugereranyije n'abadafashwa nabo. Urumva ko rero wowe mugabo ukwiye gufasha umugore wawe mu gihe atwite kuko birabafasha. Icya gatatu, kumwerekeza kwa muganga. Umugabo agomba kumenya gahunda z'amasuzuma yaba bita antenatal care. Kujya kumwerekeza kwa muganga byerekana urukundo n'uruhare rwawe wowe mugabo. Birantungura cyane kubona umugore aje muri consultation ya CPN ari wenyine kandi afite umugabo. Biro bifasha umuganga kumenya amakuru yombi y'umuryango no gutegura neza igihe cyo kubyara. Abagabo benshi rero batekereza ko ari igihe cyo kubyara kugira ngo bamenye ibibera, nyamara baba barabuze byinshi byafasha. Umuryango wa WHO ivuga ko umugore ujyana n'umugabo we kwa muganga aba afite amahirwe yo kubyara neza inshuro 2 kurusha utajyana n'umugabo we. Urumva ko rero ni ingenzi bagabo mujye merekeza abagore banyu. Cya kane, kumufasha gusinzira neza no kuruhuka. Mu mezi ya nyuma umugore asinzira nabi. Umugabo rero agomba kumufasha kureba uko asinzira, kumushakira umusego w'uruhande no kumufasha kuruhuka. Gerageza kumureka aruhuka igihe yicaye cyangwa se umuganire mbere yo kuryama. Abagore benshi bavuga ko ikintu gishimisha kurusha byose ari igihe umugabo aba hafi yabo nijoro, bituma bumva bafite umutekano. Cya gatanu, kumutekera cyangwa se kumushakira ibyo kurya. Abagore batwite bahindura uburyohe, rimwe na rimwe ntibabasha ibyo kurya bisanzwe. Umugabo rero ashobora kumushakira ibyo ashaka kurya cyangwa se kumutekera ibimushimisha. Urugero, niba ashaka imbuto cyangwa amata cyangwa salade, ntumubwire ngo ntabwo biri mu rugo rwanjye. Ibyo byoroheje nibyo bituma urukundo rwanyu rukomera cyane. Cya gatandatu, kumuganiriza neza. Umugore utwite aba afite amarangamutima menshi, bityo amagambo umubwira afite imbaraga. Muganire, umushimire, umubwire ko asa neza nubwo inda ikuze. Ndetse niba ari umuntu ubyimba cyangwa se wahindutse, ntumwereke ko atandukanye, ahubwo umubwire ko ari beautiful mama to be. Ibi bifasha umusemburo wa oxytocin kugumana cyangwa se kuguma ku rwego rwiza, ari nayo ifasha mu rukundo no kubyara neza. Ubushakashatsi bwerekana ko abagore bavugishwa amagambo meza n'abagabo babo mu gihe batwite barwara depression nke cyane nyuma yo kubyara. Cya karindwi, kwirinda kumurakaza cyangwa kumutererana. Igihembwe cya gatatu cy'inda ni igihe kigoye. Iyo umugabo atangiye kurakaza umugore, amucyurira cyangwa se kumwima urukundo, bimukomeretsa cyane. Hari abagore benshi bahura n'agahinda k'inda bitewe n'ukuntu abagabo babo batabitaho.
irinde gusohoka buri joro, irinde kumutererana, jya umuha igihe cyawe kuko ni wowe yitezeho byose. Umwana arakura yumva ibyo byose, niyo mpamvu urukundo rwanyu rugira ingaruka no ku mubyeyi muto cyangwa se no ku mwana uri mu nda. Icya munani, kumufasha kwitegura kubyara. Umugabo agomba kumufasha gutegura ibyo azakenera kubyara, ibyo umwana azambara, impapuro zo kwa muganga, ibiribwa bizamufasha nyuma yo kubyara, aho bazabyarira n'ibindi. Ibi byose ni inshingano z'umugabo. Icya cyenda, kumutegura urukundo n'ubwitonzi. Umugore utwite akenera kumva ko akundwa, si ibintu by'inkono gusa ahubwo n'amarangamutima arakenewe cyane. Irinde no kumutererana mu bintu bitandukanye nko mibonano mpuzabitsina igihe atwite, muganire uko mwabikora mu buryo butamutera ikibazo. Ibi byose bizatuma urukundo rwanyu rukomera cyane. Navuga rero ngo abagabo bose baramutse bamenye ko uko bafasha umugore we mu gihe cyo gutwita bifasha n'umwana, ntibabyirengagiza kuko iyo umugore afite amahoro, umwana akura afite amahoro. Umusozo n'inama zanjye nka Dr. Gasangwa Patrick, ndavuga ngo umugabo mwiza si uhemba amafaranga menshi y'umugore yabyaye, ntuzi gufasha umugore we igihe amukeneye kurusha ibindi byose. Gutwita rero si iby'umugore gusa, ni urugendo rw'abashakanye bombi. Fasha umugore wawe mu magambo, mu bikorwa, mu mutima, kandi ube hafi. Iyo ukunze umugore wawe igihe atwite, uba ukunze umwana wawe mbere y'uko avuka. Murakoze rero cyane inshuti zanjye, ni Dr. Gasangwa Patrick. Musangize abandi izi video, mukande subscribe nimba mutarabikora. Nimba izi nama zigufasha, kanda like, dukomeze twigishanye. Bye bye, ciao ciao. Muraho neza nshuti zanjye, ni ikaze kandi kari kuri YouTube channel Dr. Gasangwa Patrick. Nkuko mwabitwaje rero muri benshi, akanya tugiye kubagezaho uruhare rw'umugabo mu gihe umugore we atwite.